Uwiteka shimwa ko turi amahoro, shimwa ko ineza yawe ikituriho, shimirwa urukundo n'ibambe, shimirwa wowe uturamutsa amahoro ukatwiriza ayandi, wowe udutungira abacu, wowe uturindiye ibihugu, wowe Mana yacu ihagaze ku miryango yacu, utegeka bugaca, nimba ari n'ibyo turonka ni wowe bitanga, ngo tuyabera bose mu izina rya Yesu, ukuboko kwiza kubagereho, ubiyereke mu izina rya Yesu, ukurikira ibi, ureba ibi, ahure n'amaso y'Uwiteka, Uwiteka umurebe, Uwiteka umurengere, Uwiteka umuzurire, Uwiteka umubohore, Uwiteka umukoreho ibikomeye, Uwiteka umuhe ubuhamya, mutsindire intambara zose, ikiganza ciza kibe ku bantu bawe, kibagumeho ibihe byabo byose. Ndakwizeye kuri Imana yacu irwandikanesha idatererana bayo, abakunda ijambo, uzabakundira imiryango, uzabakundira ubuzima, uzabateza imbere, uzabakomeza. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen, amen. Tugeze Abami ba mbere 10:20, Abami ba mbere igice 20. Kiravuga Benihadadi umwami w'i Siriya yendereza Ahabu, yani acokoza Ahabu. Yahise bizana intambara zikomeye, Ahabu aja guhanurirwa n'umuhanuzi uko azanesha, ariko igice cya gatatu kirimo ikosa rya Ahabu. Ahabu Uwiteka aramuha kumunesha Benihadadi, ariko ngo arangiza acudika nawe, bibabaza Uwiteka. N'ibyo bintu bitatu biri muri iki gice. Bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose, yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya, arahagota, araharwanya. Yanatera nde? Tera Ahabu. Benihadadi atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli, aho yari ari mu murwa, ziramubwira ziti, Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'inzahabu zawe n'ibye, yani ibyo utunze byose n'ibye, ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza, ngo nabo ni abe, nabo nabe. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati, bibe uko uvuze mwami nyagasani, ndi uwawe n'ibyo mfite byose, ndi uwawe n'ibyo mfite byose. Bukeye intumwa zigaruka ziravuga ziti, Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'inzahabu n'abagore bawe n'abana bawe, ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu nzu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe, icyo bazahabona kikunezeza cyose bazacende bakizane. Iyi ni puissance satanique, uko niko Satani ajya akora. Yashaka kwereka umuntu ko yamusuzuguye, akora ibishoboka byose ngo agusahura, kwambura ibyo utunze, ibyiza bigutware, ibigezweho, amahirwe wari ufite abinyage. Kigo uzabona imbaraga z'imyuka mibi zitangira gutera abantu, yaba mu mazu, yaba mu kazi, kugira ngo zibanyage ibyiza ibyo Uwiteka yabahaye. Tukabyemere mu izina rya Yesu. Dufite umurengezi n'uturwanirira, arahari. Maze umwami w'Abisirayeli atumira abatware bo mu gihugu ce bose, arababwira ati, namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo adushakaho urwiyenzo. Dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'inzahabu byanjye, simbimwime. Nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati, ntumwumvire wange,
aherako abwira intumwa za Benihadadi ati nimugende mubwire umwami databuja muti ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose, ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byo simbyemeye. Nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo Ahabu amushubije. Benihadadi arongera amutumaho aramubwira ati ingabo zanjye zinkuriye nizibona i Samariya umukungugu i Samariya umukungugu uzikwira, umuntu wese akabona uwuzura urushi, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Yani bazarusha ubwinshi umukungugu, ntibazabona umukungugu bakwiraho ubwinshi bafite. Umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati mumubwire muti ucambara umwambaro w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Mana yanjye, ucambara umwambaro w'urugamba w'intambara ngo atabare, ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse. Amubwira ijambo rikomeye. Ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa, yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu be ati nimwigire. Nuko barigira batera umurwa. Umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha. Uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo nturebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi, uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Mbega Imana we, mbega Imana itareba ku bwinshi. Ahabu aramubaza ati ninde uzazidukiza? Nawe aramusubiza ati Uwiteka avuze yuko ari abagaragu b'abatware b'intebe. Arongera aramubaza ati ubanza gutera ninde? Umuhanuzi ati ni wowe. Nuko ateranya abagaragu b'abatware b'intebe baba 232. Hanyuma yabo ateranya abantu ba Isirayeli bose baba 7,000. Igihe cy'amanywa y'ihangu baratera, ariko icyo gihe Benihadadi yari mu ihema yinywera yasinze, ari kumwe n'ababami bari bamuvunye baje kumutabara uko ari 32. Abagaragu bari bafite gusuzugura guteye ubwoba. Abagaragu b'abatware b'intebe nibo babanje gutera, maze Benihadadi yoherereza abo kumurebera, baramubwira bati tubonye abantu baturuka i Samariya. Aravuga ati niba bazanywe n'amahoro mubafate mpiri, niba bazanywe no kurwana nabwo mubafate mpiri. Nuko babagaragu b'abatware b'intebe n'ingabo zibakurikiye bava mu murwa, baratera, umuntu wese muri bo yica umubisha. Abasiriya barahunga, Abisirayeli birukana, maze Benihadadi umwami w'Abasiriya yinagurira ku ifarashi hamwe n'abagendera ku mafarashi bandi arabakira. Nuko umwami w'Abisirayeli nawe arasohoka atera abagendera ku mafarashi n'amagare, yica Abasiriya benshi cyane. Hanyuma umuhanuzi
araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Ahabanesha Benihadadi, ariko baracudika. Hanyuma abagaragu b'umwami w'Isiriya baramubwira bati imana yabo ni imana ihimba, ni imana ihimba cyangwa imana irwana, ihimba mu misozi miremire, nicyo cyatumye baturusha amaboko, ariko noneho tuzarwanire nabo mu bibaya, ni ukuri tuzabarushirizayo amaboko. Baramubwira ati imana y'Abisirayeli ni imana irwanira mu misozi. Niyo ndirimbo maze iminsi mwumva iririmbwa na Larume, yaririmbwemo n'umukobwa wacu w'imfura Grace. Imana yo mu misozi ni nayo mana yo mu bibaya. Kandi genza utya ukureho abo bami, umwami wese umukure mu mwanya we, mu cimbo cabo ushireho abatware b'ingabo, maze ugabe ingabo zihwanye n'izo wapfushije, ushireho amafarashi n'amagare bingana n'ibyo wapfushije, nuko tuzarwanire nabo mu kibaya, ntituzabura kubarusha amaboko. Arabumvira abigenza atyo. Umwaka utashe Benihadadi ateranya Abasiriya, arazamuka ajya kuri Afeka kurwanya Abisiraheli. Maze Abisiraheli baraterana bakora amahamba, bagandika imbere yabo, basa n'udukumbi tubiri tw'abana b'ihene, ariko Abasiriya bo bari buzuye igihugu. Nuko haza umuntu w'Imana asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira uzatinya ubwoko bufite imana yabo, uzatinya ubwoko buri mu Imana. Bavuze Uwiteka aravuze ngo ubwo Abasiriya bavuze bati Uwiteka ni imana yo mu misozi miremire, si imana yo mu bibaya, nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye ko ndi Uwiteka. Nuko aho bahamara iminsi 7 bahaganditse bategeranye, ariko kuwa 7 bateza urugamba. Abisirayeli bica mu Basiriya abantu bigenza 1000 mu munsi umwe, 100,000 mu munsi umwe. Iyi Imana yamanutse kurwana sha, uzabyitondere rwose. Kandi abandi bahungira mu mudugudu wa Afeka, bagwirwa n'inkike z'amabuye. Hanyuma abagaragu be baramubwira bati twumvise ko abami b'ubwoko bw'Abisirayeli ari abami bafite imbabazi, none ubu turakwinginze ngo dukenyere ibigunira, tudamirize ingoyi, dusanga umwami w'Abisirayeli ahari yakiza ubugingo bwacu, yakiza ubugingo bwawe. Kubera ko bazi ko abantu bafite Imana, bari mu mwuka w'Imana bose bagira imbabazi. Kubera ko tuzi ko ari abanyembabazi, duhindure turebe kurwana. Nuko bakenyera ibigunira, batamiriza ingoyi, basanga umwami w'Abisirayeli, baravuga bati umugaragu wawe Benihadadi aradutumye ngo aragusaba ngo umukize. Arababaza ati mbese aracari muzima? Yemwe ni mwene data. Maze Benihadadi aramubwira ati imidugudu data yanyaze so nzayigusubiza, kandi uziharurira inzira i Damasiko, kuko data
i Samariya. Ahabu aravuga ati nitumara gusezerana iri sezerano ndakurekura. Nuko barasezerana aramurekura. Uwiteka avuma Ahabu amuhoye gukiza Benihadadi. Yani mubyumve, Benihadadi uyu izi ntambara narabibabwiye, ni Babiloni yabaga ishaka kumira Yerusalemu. Ubwoko buyobowe n'imbaraga z'ubusatani burimbura ubwoko buyobowe n'imbaraga z'umwuka w'Uwiteka. Abubaha Imana bashire mu isi. Iyo Benihadadi abashobora ntiyari gusiga n'umwe. None yagiriye imbabazi systeme ya Babiloni. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana ivuze ngo nikirimburwe ntibishaka wasigara n'ikintu na kimwe. Niko bimeze buri uyu. Iyo Imana ikintu cyose Imana itemera, iyo ivuze ngo nimukirimbure no kurimbura gusa. Iyo ivuze ngo rekiki, iyo ivuze ngo hindukira, iyo ivuze ngo ihane, iyo ivuze ngo sohoka, iyo ivuze nicyo gusa. Kuko ibishaka gukura muri Babiloni ngo kubakisha Yerusalemu y'umwuka. Uwo muhanuzi arongera aramubwira ati ubwo utumviye Uwiteka ubu, nitumara gutandukana intare irakwica. Nuko bamaze gutandukana ahura n'intare iramwica. Uwo muhanuzi asanga undi mugabo aramubwira ati ndakwinginze kubita nkubita. Wowe aramukubita aramukomeretsa. Nuko umuhanuzi aragenda ategera umwami mu nzira ariyoberanya, yitwikira igitambaro mu maso. Hanyuma umwami arahanyura, agiye kumucaho aramutakira ati umugaragu wawe nari ku rugamba, mbona umuntu uvuye mu ntambara anzanira umuntu. Arambwira ati irinda uyu muntu, naramuka abuze nzaguhorera ubugingo bwe cyangwa uzarihe italanto y'ifeza. Ariko umugaragu wawe ndi miruho, nkora hirya no hino. Uwo mugabo arabura. Nuko umwami w'Abisirayeli aramubwira ati uko niko urubanza rugutsinze, kuko urwiciriye ubwawe. Uwo mwanya uwo mugabo yitwikurura igitambaro mu maso. Umwami w'Abisirayeli amenya ko ari umuhanuzi. Uwo muhanuzi aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo kuko warekuye umugabo natanze ngo arimbuke, nicyo gitumye uzahorerwa ubugingo bwawe, kandi abantu bawe bazahorerwe abe. Nuko umwami w'Abisirayeli ajya iwe i Samariya afite agahinda n'uburakari. Kenshi Imana yabahoraga kutarimbura ababanzi babo, yabaga yabagabije, kuko yabagize systeme Imana ishaka kurimbura. Ni systeme Imana ishaka kurimbura, ntabwo ari buriya bwoko. Yashaka kurimbura systeme burimo. Niba utarimburwa buzamira abanyubaha, buzamira abansenga. Mana tugushimiye kuri Imana irwanira mu misozi, kandi ukaba uri n'Imana irwanira mu bibaya. Tugushimiye ko Bibiliya ivuga ngo uri Imana ya hose na kure, ngo mbese hari icyananira. Mana ushobora byose. Ndagushimiye kuri Imana yo mu misozi, ukaba n'Imana yo mu bibaya. Nidutererwa mu misozi uzatabara, nidutererwa mu bibaya nanone naho uzatabara, kuko uri Imana ya hose. Mbiguhereye icyubahiro. Urakoze gitare cyacu we, kumva no gukora ibihambaye muri twe. Uturwanire mu misozi, uturwanire no mu bibaya. Turabawe iteka kubwa Yesu umwami wacu. Amen. Amen.